Menya igihe ushobora gutwarwa ubutaka bwawe nuko wabyitwaramo. Uburyo bwa mbere, kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Mu Rwanda, umushingamateka yashyizeho itegeko nimero 32/2015 ryo kuwa 11 z'ukwa gatandatu 2015 ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Iri tegeko rigena uburyo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange bikorwa. Mu ngingo ya 3 y'iri tegeko teganya ko leta ariyo yonyine ishobora gutegeka kwimura umuntu ku mpamvu z'inyungu rusange, kandi uko kwimura umuntu mu mutungo we bikorwa gusa ku mpamvu z'inyungu rusange kandi habanje gutangwa indishyi ikwiye. Itegeko risobanura ko indishyi ikwiye ari indishyi y'agaciro ku butaka n'ibyabukorerwagaho, ihabwa umuntu wimurwa kandi ibarwa hashingiye ku biciro biri ku isoko n'indishyi y'ihungabana ritewe no kwimurwa. Iri tegeko riteganya ko ntawe ushobora kwitwaza inyungu ze bwite ngo abangamire ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Iki kiganiro turibanda ku bikorwa by'inyungu rusange biteganywa n'itegeko ndetse n'inzego zigaragaza, izigenzura n'izemeza imishinga yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Hari izindi mpamvu turi bugarukeho muri iki kiganiro zishobora gutuma ubutaka bwawe bugenda, nko kubera gutanga inzira ku buntu mu buryo buteganywa n'amategeko. Ibi biri mu gice cya kabiri, naho mu gice cya gatatu turaza gusoreza ku kwamburwa ubutaka kubera kutabukoresha icyo bwagenewe. Bakunzi ba P4 TV Official, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose ku isi, tubibutsa abatarakora subscribe kuyikora mukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro duteguye bijye bihita bibageraho. Reka turebere hamwe ibikorwa by'inyungu rusange biteganywa n'itegeko. Ingingo ya 5. Ingingo ya 5 y'iri tegeko ryo muri 2015 igena urutonde rw'ibikorwa n'inyungu rusange bishobora gutuma abantu cyangwa ibikorwa byabo bishobora kwimurwa. Ibyo bikorwa harimo imihanda n'inzira ya gari ya moshi, imiyoboro y'amazi n'ibigega rusange by'amazi, imiyoboro itwara amazi yanduye n'ahatunganyirizwa, ingomero z'amazi, imiyoboro y'amazi y'imvura ikorwa ku mihanda, ahatunganyirizwa imyanda, imiyoboro y'amashanyarazi, imiyoboro ya gaze, peteroli n'ibigega byayo, imiyoboro y'itumanaho, ibibuga by'indege, aho bategera ibinyabiziga, gari ya moshi n'amamoto, n'aho babyururukira, ahantu hakomye hagamije kurengera urusobe rw'ibinyabuzima, umuco gakondo n'amateka y'igihugu, ibikorwa bigamije umutekano n'ubusugire bw'igihugu, ibitaro, ibigo nderabuzima, amavuriro n'izindi nyubako zifitanye isano n'ubuvuzi rusange. Turasangamo nanone amashuri n'izindi nyubako zifitanye isano nayo. Mu bindi bikorwa bishobora kwimura abaturage hari inyubako z'inzego z'ubuyobozi bwa leta n'ibigo byayo, aho twasangamo ibibuga, ubusitani rusange n'inyubako bigenewe imikino n'imyidagaduro, amasoko, amarimbi, inzibutso za jenoside, imirimo yo gushyira mu bikorwa ibishushanyo mbonera by'imitunganyirize y'imikoreshereze y'ubutaka, amabuye y'agaciro n'undi mutungo kamere biri mu bikorwa by'inyungu rusange. Kuri ibi bikorwa byose ariko iteka rya minisitiri ufite ubutaka mu nshingano ze abyibwirije cyangwa abisabwe n'urwego rwa leta bireba, rigena ibindi bikorwa by'inyungu rusange. Inzego zigaragaza imishinga yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange harimo komite nyobozi mu rwego rw'akarere, iyo mirimo ireba akarere kamwe. Komite nyobozi mu rwego rw'umujyi wa Kigali, iyo mirimo ireba akarere karenze kamwe mu mbago z'umujyi wa Kigali. Minisiteri bireba, iyo mirimo iteganyijwe ireba uturere turenze kamwe ariko twombi atari utwo mu mujyi wa Kigali cyangwa ari igikorwa cyo mu rwego rw'igihugu. Inzego zigenzura imishinga harimo komite ishinzwe kugenzura imishinga no kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ku rwego rw'akarere. Iyo ari umushinga ureba akarere kamwe, komite ishinzwe kugenzura imishinga yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Iyo ari umushinga ureba uturere turenze kamwe mu mbago z'umujyi wa Kigali, komite ishinzwe kugenzura imishinga yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ku rwego rw'igihugu. Iyo ari umushinga ureba uturere turenze kamwe cyangwa umushinga wo ku rwego rw'igihugu. Naho inzego zemeza ko abantu bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange ku rwego rw'akarere ni inama njyanama y'akarere ishingiye ku cyemezo cya komisiyo ishinzwe iby'ubutaka ku rwego rw'akarere. Ku rwego rw'umujyi wa Kigali ni inama njyanama y'umujyi wa Kigali ishingiye ku cyemezo cya komisiyo ishinzwe iby'ubutaka ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Iyo ari umushinga
ureba uturere turenze kamwe mu mbago z'umujyi wa Kigali ku rwego rw'uturere turenze kamwe ni minisiteri ifite ubutaka mu nshingano zayo ishingiye ku nama ya komite ishinzwe kugenzura imishinga yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ku rwego rw'igihugu. Ku rwego rw'igihugu hakajyaho iteka rya minisitiri ribyemeza, naho ku rwego rw'igihugu ku bikorwa bigamije umutekano n'ubusugire bw'igihugu ni serivisi za minisitiri w'intebe hashingiwe ku nama ya komite ishinzwe kugenzura imishinga yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ku rwego rw'igihugu hakoreshejwe iteka rya minisitiri w'intebe. Mu gusoza kuri iyi ngingo twakwibutsa ko buri mushinga utegura kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ugomba guteganya amafaranga y'igikorwa cy'ibarura ry'umutungo w'uwimurwa hamwe n'indishyi ikwiye. Ntawe ugomba kwitwaza inyungu ze bwite ngo abangamire ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Ikindi ni uko ntawe ushobora kubuza ibikorerwa mu kuzimu cyangwa hejuru y'ubutaka bwe bigamije inyungu rusange iyo ibyo bikorwa bimuteye igihombo abibonera indishyi ikwiye. Ibikorwa remezo n'ibindi bikorwa byose bigamije inyungu rusange bitavuzwe mu ngingo ya 5 y'itegeko ku rutonde twagaragaje hejuru byemezwa n'iteka rya minisitiri ufite ubutaka mu nshingano ze. Icyo gihe ashobora kugena ibindi bikorwa by'inyungu rusange abyibwirije cyangwa bisabwe n'urwego rwa leta bireba. Uburyo bwa kabiri ni ugutanga inzira ku buntu mu buryo buteganywa n'amategeko. Reka turebere hamwe ibiteganywa n'iteka rya minisitiri nimero 008/22 ryo kuwa 12/5/2022 rigena ubwoko bw'inzira zitangwa. Ingingo yaryo ya 2 yerekana izo nzira. Iteka rya minisitiri risobanura neza uburyo butangwamo inzira. Uburyo bwa mbere, iyo umuturanyi we akeneye inzira igera mu kwe kandi nta handi yanyura. Uburyo bwa kabiri, iyo abantu bakeneye inzira igera ku iriba riri ku butaka bwe, iryo riba atari ubwe waryifukuriye. Uburyo bwa gatatu, iyo abantu bakeneye inzira igera ku mugezi cyangwa ku kiyaga nta handi banyura. Ingingo ya 4 y'iryo tegeko iteganya ko inzira itajya munsi ya metero 1 kandi idashobora kurenza metero 1.5. Nubwo bwose iri teka rigena ko umuntu akwiye gutanga inzira, hari ingingo isobanura neza uko bikorwa. Ingingo ya 5 y'iri teka rya minisitiri ivuga ko umuntu ushaka inzira abisaba nyir'ubutaka mu nyandiko akagenera kopi y'ubuyobozi bw'akagari ubwo butaka buherereyemo. Nyir'ubutaka agena aho iyo nzira inyura nta kiguzi hagendewe ku miterere y'aho hantu mu gihe kitarenze iminsi 30 uhereye ku munsi yakiriye ubusabe. Iyo iyi minsi irangiye nyir'ubutaka atagennye aho iyo nzira inyura, usaba inzira ashyikiriza mu nyandiko ikibazo cye ubuyobozi bw'akagari ubutaka buherereyemo kugira ngo bugikemure, akagenera kopi nyir'ubutaka. Iri teka rya minisitiri rije gukemura ku buryo bw'amategeko ikibazo kiri mu baturage gishingiye ku gutanga inzira no kuyimana. Ndetse hirya no hino mu gihugu mu nteko z'abaturage ntihaburamo abaturage bafitanye amakimbirane ashingiye ku gutanga no kwimwa inzira. Turebe uburyo bwa gatatu, kwamburwa ubutaka kubera kutabukoreraho icyo bwagenewe. Iteka rya minisitiri ryasohotse muri Nyakanga 2024 rigena ko ubutaka bwagenewe ubuhinzi, ubworozi cyangwa amashyamba bufite ubuso butari munsi ya hegitari 5 butabyazwa umusaruro bushobora gufatirwa by'agateganyo. Riteganya ko mu gihe cy'amezi nibura 6 akurikirana umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi bishingiye kuri raporo igaragaza ko ubutaka budakoreshwa, bisaba mu nyandiko nyir'ubutaka kugaragaza impamvu atabubyaza umusaruro. Iyo nyir'ubutaka agaragaje impamvu yumvikana yo kutabubyaza umusaruro, bimusaba kwatira ubwo butaka undi muntu ushobora kububyaza umusaruro. Icyakora iyo nyir'ubutaka atabwatiye cyangwa ngo abutize undi, cyangwa impamvu yatanze itumvikana, cyangwa se ataratanze impamvu kandi ubutaka bwe butabyazwa umusaruro, buhita bushyirwa muri raporo y'ubugomba gufatirwa. Ubutaka bufatirwa iyo ari ubw'ubuhinzi biba ari imyaka 3 yikurikiranya, ariko bwaba ari ubw'amashyamba bikaba imyaka 10, nubwo hari igihe leta ishobora gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka. Impamvu zishobora gutuma leta isesa amasezerano yo gutunga ubutaka: leta ishobora gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka iyo nyirabwo atakibukeneye kandi yasabye mu nyandiko gusesa ayo masezerano. Hari kandi
kuba nyiri ubwo butaka atubahirije ibikubiye mu masezerano yo gutunga ubutaka, harimo kuba yananiwe kubyaza umusaruro mu gihe buri ahamaze gushyirwa ibikorwa remezo by'ibanze birimo umuhanda, amazi n'amashanyarazi. Hari kandi kuba buri ahemerewe gutangirwa impushya zo kubaka, buri ahatangiye ishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'imitunganyirize by'ubutaka, buri ahantu h'icyitegererezo hashyirwaho n'inama njyanama y'umujyi wa Kigali cyangwa y'akarere gafite ubuzima gatozi n'ibindi bitandukanye. Iteka rya Minisitiri riteganya ko umubitsi mukuru w'inyandiko mpamo z'ubutaka asanze ubusabe bwo gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka bufite ishingiro, aha nyiri ubutaka integuza yanditse yo gusesa ayo masezerano yo gutunga ubutaka y'iminsi 90 bikagaragazwa muri registre y'ubutaka. Nyuma yo gusesa amasezerano bigenda bite? Iyo amasezerano yo gutunga ubutaka asheshwe, nyiri ubutaka atakaza uburenganzira bwo gutunga no gukoresha ubwo butaka n'ibyabukoreweho. Umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi ubutaka buherereyemo bashyiraho umugenagaciro ukora igenagaciro ry'ubutaka n'ibyabukoreweho. Amafaranga agaragajwe muri raporo y'igenagaciro yishyurwa n'umuntu wemerewe kugura ubwo butaka n'umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi, agahabwa nyiri ubutaka havanywemo ikiguzi cy'ibyakozwe, kandi ubutaka bugahita bwandikwa ku wabuguze. Niba iki kiganiro kidasubije ibibazo wibazaga kuri iyi ngingo, waduhamagara kuri telefoni igendanwa 079 08 58 217. Twabasaba gukora comment, like na share na subscribe. Ibyiza biri imbere.